uzi ko hari abantu batatashe ubukwe bwacu ngo bari bahishuwe neza ko harimo abarozi bagatinya abarozi sha bakanga kuza. Erega sheri hariya niho Satani akorera naho Imana ikorera kuko biriya byose bitabayeho amashimwe y'Imana se yavaye ubu turimo gushima ariko iyo bitazo kubaho bikagenda gutya nta kibazo ntabwo twatuma gushima kuko ati byagiye neza gusa. Yego ntabwo twazanze ngo tuziceho nimuzabikore ahubwo ugenda ubima umwanya. yakubwira ati ndagushaka na wa wundi utafite ikibazo ukemera akabigenderamo. Hari abantu batubwira bati mwaje tukabonana mbere y'ubukwe wenda bari kudukubita n'ikimiliyoni cyane wenda bari kuduha n'ibikado tutazi ariko turavuga tuzabashakira umwanya kubera ko Imana tubwira ati mwirinde abantu babahamagara ngo barabashaka. Urumva abo mumaro twabihombeyemo ariko nta kibazo twabyungukiyemo kuko twari kumenya umwanzi n'umukunzi kuko abenshi ntitwari tunabazi. Mwabonye mu bukwe twari tumeze gute? Twari twahorose. Baraje muri comment ngo n'umuntu usanzwe uhorose. Konje kwasuza abakunzi bacu bo kuri Jane and Bertrand aho muherereye hose mu mpande z'isi zitandukanye n'ukuri by'umwihariko turabaramukije cyane kandi turabakunda cyane. Ni iby'agaciro yaba abari muri USA, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Asia, Iburayi, Amerika, Oceania, byose mbese ahari hose no muri Afrika by'umwihariko tutibagiwe abarundi nabo turabonye turabamukije cyane. Ni ukuri by'umwihariko muradukunda cyane kandi turabibona abanyarwanda bari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali. Ni ukuri by'agaciro cyane turabizi ko mutuzirikana cyane n'abadukunda bari bo bose ndetse n'abatwanga namwe turabaramukije cyane kuko muri mu mugambi w'Imana barabimenye. Aha turi kumwe na sister my wife Jane. Sister my wife Jane. Kwa kono ngeho my wife yati bigisobanuka tuvuga ati sister Jane. Sister my wife Jane. Sibyo sheri reka tumwakire n'impundu nyinshi. Ngaho zite sibyo ngaho terizo mundu nta mugabo uvuze mundu ubundi size n'impundu nta mugabo uvuze mundu yeki zo mpundu muki ndanze none tuvuga kandi amujisha. Urakoze kunyakira nanjye ndabashuje cyane mu izina rya Yesu ndabakunda cyane. Yabavuze abantu mwese. Okay abadukunda yabamvugiye n'abatwanga yabamvugiye ariko twebwe bose turabakunda kuko nta muntu nawe dufitanye ikibazo cyangwa ngo tumwange. Turasuhuza n'abana bacu turabasuhuza cyane bakomere kabisa bahagaze bwuma. Nta kintu na kimwe kibahungabanya. Turabifuza n'imigisha nyinshi ibyo bashaka byose ibyo bakeneye byose. Yego dusenga Imana. Data wa twese turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uri umukozi w'umuhanga, uri umurengezi wacu, uri umutabazi wacu. Mana uravuga bikaba wategeka bigakomera. Nta kintu na kimwe kikunanira, nta kintu na kimwe kidakwiriye kugupfukamira kubera ko niwe gupfukamirwa ni nawe guhimbazwa wenyine. Twarakubonye mu bihe byashize, twarakubonye muri ibi bihe, tuzakomeza no kukubona kubera ko tukwiringiye. Mwami Imana yacu rero dore tugiye gukora iki kiganiro ndakwinginze cyane uhagarane natwe. Dusengeye abakunzi bacu bari bungumve iki kiganiro n'abazakibona. Uwiteka Mana uzabaho umugisha. Dushimiye kandi dusengeye bandi bakoze subscribe bagakora share na comment. Mwami Imana hari icyo bakoze kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe ku bwabo kandi ubaho umugisha utagabanije. Ngwino bane natwe rero Data wa twese ukorane natwe iki kiganiro uri muyobozi w'ikiganiro maze Data wa twese nikigera ku bantu kizahindura ubuzima bwabo kandi kizatume bagira amakenga yo kumenya umuntu. Urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen. Urakoze maduduri wanje nyakobwa yanjye Kibamba Bambasi. Nka data ayo niyo mazina bamwise bakunze bacu. Ni mazina bamwise kandi koko arayakwiye. Bihangane niko nanjye nisanze. Baba twanga bagende hahandi sibyo.
ntakundi sheri handi mvuze ni hehe urazi handi kwihana abantu bajya kwihana asho ngiye mu mwuka ko nsanga atari kwihana ubohereje je niho ko mbohereje ngira ngo urubohereje muri Nyabarongo ndi niho mbohereje ariko ku giti cyanjye iyo mvuze hahandi kwihana nta handi mu rusengero ku Karago shasho tinya Imana uvugisha ukuri nyine ku Karago mvuze Imana nireba mu mutima wawe ntago wari wabwiye kwiyahura tinya Imana oya shosho wavugishije ukuri yewe ubusanzwe ntinya Imana n'ubundi ariko twikomereze sheri urakoze gusenga Imana umugisha sibyo Imana umugisha bo sheri rero ikiganiro cyo gukora no cyakakaye pe cyakakaye cyane kuko impamvu gikakaye neza ariko impamvu burya iyo umuntu cyo kugana ku ntuza mu kugira inama abantu barimo kwitegura gushinga urugo sibyo bya wenda na Pastor Claude se turamugira inama yewe we ahubwo se yewe ahubwo shu nta makuru hari uyafite Pastor Claude harabura icyumweru kimwe ni cyumweru se nejo bundi harabura iminsi mike harabura iminsi dore ni yabarirwa ku ntoki shaka ari 3 shaka ari 2 gutyo Pastor Claude ararongoye dakapfa singapfe ko Pastor Claude ararongoye dakabaho Pastor Claude Imana ifite PS abonye PS urubavu rwari rwaravunitse Imana irarwunze umva nanjye ndashindishine pe Pastor Claude irongorere rwose nahabari kuvuga ngo urindaya ngo arufite abagore bavuye muri Kenya harimo n'abari muri Amerika na Asia na Australia no Bufaransa n'ibiki rwose ubwo nyine uwo nguwo niyo PS yawe ko niba warababeke nawe ufite kosa ashu tujye tuvugisha ukuri niba yarababeshye kuko yarababeshye urukundo akaba baye nka Claude bugenzi we wa kera haraba ba Claude mwese mwe bamubayerera abantu bababeshyi nabyo byaba bigize ariko singutunga urutoki ngushinja rata nanjye navuze ngo niba ari byo koko bavuga ngo ukunda abagore ariko sibundi ariko rero oya nubwo yaba yanababeshya ibyo ngibyo niba hari gihe wenda abamerera urukundo n'urugero bagakundana nabo bandi ugasanga wenda bamwe wenda baramuhemukiye n'urugero ugasanga wenda ko kitari wabahemukiye kuko uri kuvugira umugabo mugenzi wawe impamvu mbivuze ni uko noneho we yahise afata icyemezo hari igihe umuntu ashakisha umuntu bake gato hari umuntu ashakisha umuntu ntabwo turi bubigendanemo neza hari umuntu ashakisha umuntu barimo gukundana noneho akabona wenda imico ye characterize ntago zimatchinga nizi ariko no nyuma ukabona noneho abonye umuntu uhwanye n'intuza nirarirye urabyemeye nuko we ashaka noneho akahita bagira ute akafata umwanzuro ubwo uriya mubyeyi bagiye gushyingiranwa niwe kikorata umubyeyi utandukanye n'abari kuvuga ngo arongoye nyina umuntu yarongora nyina ariko harimo n'abantu bavuga imvugo nyandagazi ntabwo byashoboka byo nibyo ngo arongoye nyina wawe warongora mama wawe niba uri umugabo gushaka kuvuga ngo arakuze bivuze ngo ni nyina ngo iryo mujye mwubaha ba nyina b'abantu ni ukuri sho hari imvugo nyandagazi tabazi tukwiriye abantu b'abagabo niba Claude agiye gushaka amahitamo yamujyanye kuri uriya niwe mahitamo ye si uko yarabuze abandi yari abafite nk'uko bamwita indaya burya wenda ashaka kuba hasabana n'abantu burya umupasiteri abamugana benshi n'abagore abagore twararushye mu mitwe ni natwe twuzuye mu nsengero ni gute se umupasiteri atakurikirwa n'abagore benshi kuko nitwe barushye rero umupasiteri yakurikirwa abagore baba bamushaka bo abantu bakabifata mu shusho y'uburaya kandi wenda bamugana kugira ngo abasengere uretse ko harimo n'abapasiteri nabo b'indaya nabo barimo ntitubice ku ruhande barimo rata koro niba hari abo ukatiye n'ubundi ntiwari kuzashaka abagore 2 3 4 5 ntabwo uba kwa muswati muri abo wakatiye ubwo harimo umwe nyine n'uwo ngo Imana niyo PS yawe noneho bagiye kwambakana impeta kwambikana impeta ubundi bibaniri nta mudamu arakuze abandi barimo baramutuka n'umukecuru burya nimo kwibaza ku kintu cyane cy'amakwe kirimo kuba muri iyi minsi ugasanga amakwe araje abantu benshi batangiye kuvuga amagambo ugasanga abantu benshi batangiye iyo utitwaye neza mu makwe sibyo iyo utitwaye neza mu makwe shaka urasengera ntasengera se wabona n'umwanya wo gusengera ahubwo ucaho kuko impamvu mbivuze
impamvu mbivuze ni uko burya umuntu ashobora kuza ashaka, abantu bose baba bashaka kugira ngo bakore ubukwe, sibyo? Abantu bose baba bashaka kugira ngo bose bakore ubukwe. urumva ugasanga ngo Pastor Claude ngo none batangiye kumwita amazina umugore ngo n'umukecuru ngo nibiki, ariko namahitamo ye ndabeshya. Hagira ikintu uvuga ku bantu bari kuvuga ngo Pastor Claude ngo ashatse umukecuru ngo ni nyina ngo nibiki. Sheri kakubwire, burya ubukwe bavuga ngo nta bukwe butagira buba butagezwe intorezo. Burya uwo ari we wese ibyo ntabwo ibyo gihe si ibyo binkanga kwaba barimo no kuvuga Claude kuriya bati ngo ashatse umukecuru ngo abigize ibintu byinshi cyane. Wese n'umwana ibyo ntabwo oya, nubwo byaba bigize ibyo nta nubwo bibareba, ibyo bintu bareba nta n'ibyo cyakagombye kubarebaho. Ibyo ngibyo uwo ari we wese baramuvuga, n'uwo udafite ikibazo umva ntibabura ibyo bamuvuga. Urumva n'uwo utamva nta bavuga ngo nta muntu n'umwe kuri iyi si w'intungane, bavuga ngo ni umwiza yabuze nta mwiza utagira intenge, sibyo? Ni kuvuga rero ibyo ntabwo byo bintangaza, nta nubwo tugomba no kurenga iyo ntuza, tugomba kurenga iyo myumvire wamugani, sibyo? Tukagira ahandi hantu dusingira. Rero bakomeze bavuge, ariko cyambere nuko umuntu aba arimo gukora, aba ari icyo arimo kugeraho. Rero ibyo ntabwo byakabaye n'umuntu agira. Niki babwira Claude muri aka kanya? Claude icyo namubwira Claude, Pastor Claude, genda wibane n'umugore wawe, muzagira umugisha muri mariage yanyu, Imana izabafashe kandi natwe turabashyigikiye, ndetse n'amasengesho rwose abari inyuma, n'intwererano yanyu tuzayibaha. Inama sasa yuko agomba kwitwara shu, kuko tumaze iminsi tubona abantu benshi bakora amakwe. Mana wesho uzi inama ihari cyambere. Hari umuntu uherutse gukora, wari ugiye gukora ubukwe yaravuye mu murenge, ntago muzi mu nshuti yanjye Sifa, I mean Fifi. Uribuka ibintu byamubayeho? Ndabyibuka. Wavuye mu ntuza mubwira za kabisa sati nawe ese kuki mutamwagize mino katike sa bundi iri ngiri byatswa na hariya bivuze ngo nta muntu ya urumva ikintu twabyina na Claude cyane. Pastor Claude ikintu tugusabye cyane twebwe, urumva bo yego wenda yagize umugisha wo kubona ubundi rugo, sibyo? Ntabwo ubwa mbere akoze ntuza ryo gukora mariage, ariko byibura hashize igihe wenda nakwe hari inama twamugira nk'abantu twebwe tubeherutsemo vuba. Inama twamugira ni yishi, burya ikintu cya mbere irinde cyane none abantu, sibyo? Irinda abantu. Yego hari abantu baba bari inshuti, ariko igihe cy'ubukwe uretse cyane ku abantu n'umuntu w'inshuti yawe magara, nawe bumwirinzeho gusa umuvugane ugira ute, ariko bumwirinzeho cyane muri iyi minsi mikuru, muri iyi minsi yawe. Then nyuma ntacyo muzakomeze musabane, ariko kuko Imana nk'uko ikunda ubukwe, Satani nawe niko bwanga. Ubwo rero dufite ibimenyetso byinshi. Na wa mukunzi wacu yitwa Fifi, babizi nawe yari afite mariage vuba cyane rwose, ariko biza kurangira abuze ubuzima avuye muri iyi si na mariage atayikoze. Ni benshi tunazi, benshi bagiye mu gihe cya mariage ukabona ese kuki abantu twakwibaza kuki abantu bapfa cyane mu gihe cya mariage habura nk'icyumweru cyangwa barasohoye invitation bakahita bapfa. Ni ukubera ko ikindi gihe batari bakagize batari batekereje umushinga, ni ukuvuga ko gupfa byari byanze, haba hari impamvu byanze bikunze. Bigaragara ko Imana nubwo ikunda ubukwe, ariko Satani nawe ababurwanya. Sibyo? Satani afite abakozi benshi akoresha, ariko giye burya arimo akoramo muri iyi minsi y'abantu bafite ibirori cyane iby'ubukwe, yakajije umurego. Ibyo wababwiraga ugira inama na Pastor Claude, Fifi yaduciye mu myanya y'intoki mu buryo utari gutekereza. Umuntu ntarwaye, arwaye akanya gato ngo arapfuye, nabwo ni indwara itagaragara. Ibaho se? Ntabwo bibaho. Ugasanga umuntu yari buzashyingirwe ejo ashyinguwe ejo, ugasanga umuntu wari ufite ubukwe habura icyumweru
arapfuye amarabira, ugasanga umuntu wari ufite ubukwe arasaze, ugasanga umuntu wari ufite ubukwe ibintu biraza bikamukubita mu gatuza, bikamukubita hehe, bikamukubita umutwe udakira. Nta handi biva, ntabwo biva ku muntu utakuzi, ntabwo biva ku muntu wakure, biva ku muntu wihaye akaba iruhande rwawe cyane rwose, ukamubitsa ibanga ryawe, ukamuha ubuzima bwawe bw'ubukwe, ukamuha ubuzima bwawe bw'urugo, akakwinjirira. Iyo Imana itaguhaye ubwenge bwo kuba wagendana n'uwo muntu ngo ugire amakuru ashyitse ava ku Mana, uyatamo cyane rwose. Ugize n'Imana bakagutandukanya n'uwo mwari mugiye kubana, ukabaho mwese mukabaho, yaba ari amahirwe. Ariko kuri iki gihe ntago babyemera kubikora gutyo, ahubwo baragukuraho. Nkibaza niba ugize ayo mahirwe warireye Imana imbere, waruhiye ukageraho, kuki umuntu ashaka kuyakuvutsa? Kandi noneho ashaka kugushyira nawe azajyayo. Rwabwo adashaka kujyamo ntari burujyemo, ntago ari bugende ngo umugabo amurongore, ntago ari bugende ngo umugore umushake, nta hantu aho muri bumusimbure, ahubwo uhisemo kugira ngo ibyo byiza bye kumugeraho bwapfe. Pastor Claude n'undi muntu uwo ari we wese ushaka gushinga urugo, mwirinde cyane nk'uko Sherera amaze kubivuga. Ya nshuti yawe ikuzi neza niyo iri bukurangize. Ntabwo mvuze ngo inshuti zanyu zose ziri bubarangize, kuko n'ubundi uzakenera umuntu w'inshuti yawe ku ruhande rwawe, uzamukenera, ariko bazimana. Ninde ngomba guhagarana nawe muri uru rugendo rw'ubukwe? Ninde ndi bubwire ibintu byanjye? Ninde ndi bushyire mu bintu byanjye by'indani? Twebwe baratubwiye bati amakado muyirinde, ariko ndabatangariza ko ari twe twayifunguriye. Twarasenze, twayamajije iminsi 2, turabanza turayasengera. Harimo ayo twafashe turayakoresha nayo tutakoresheje, kubw'umwuka w'Imana natwe yaduhishuriye. Urumva? Ntitwari kuyakoresha kubera ko abo bantu Imana yari yarabatweretse. Twe twagize umugisha wo kuba uwo munsi w'ubukwe twaragizemo n'abivamo tumenya ngo bari muri uru ruhande, kandi batubwiraga ko badukunze. Bantu mufite ubukwe tubivuyemo, intambara tuzivuyemo, twebwe ku bwacu mureke tubatangarize n'abari babigizemo uruhare babimenye. Twebwe hari abari bavuze ko umwe muri twe azagwa aho ngaho agasara. Urumva? Abandi bavuga ko umwe muri twebwe nadasara intumbi izagarama hariya. Ntabwo ubwo bukwe mwari kububona nk'uko bwari bumeze, twari gupfa mukatubura. Rero mwirinde, menya inshuti mugendana ku munsi w'ubukwe no gutegura ubukwe bwawe. Menya umuntu wabwiye bwa mbere ko ufite ubukwe ugiye kubana na runaka, ubanze mumenye amakuru ava ku Mana. Ngewe hari abari bagiye kunyambara Imana yari yarangije kwanga, ngira Imana nabo bwabo haboneka kantu umwe muri babanza kuvamo, ariko nari bafite amakuru. Hari abadusengeye nari mfite amakuru. Namwe rero mumenye n'ababasengera mumenye ikibazo. Bamwe baza bagusengera kandi ari abanzi bawe, bakaguhanurira ari abanzi bawe. Turabafite bazamenye bate umuntu bahanurira iby'ukuri? Sheri, uzi icyo nabivugaho, ibyo yaruvuze nibyo. Burya wa mugani Imana icyo twakabaye gudusengera cyane no kugira ngo Imana itwinyurizaho natwe tumuganje. Kuko n'umuntu ashobora kukubwira ibyo Imana ivuze ayibeshyira, ahubwo nawe ashaka kuza kurangiza, kugira ngo akubwira ibintu byiza, kugira ngo akwiyegereze, abone ko uri umukuru, cyangwa akagenda akabaririza amakuru yawe, ati bimeze gutya, akaza akakubwira bya bindi bihwanye n'amakuru yawe, kugira ngo ubanje kumwizera. Umuntu nagusengera uzabwira Imana uti Imana nk'ikimenyetso ko uriya muntu wansengeye kuko ari by'ukuri, yonyine izamunyuramo akwereke ibintu bidasanzwe. Uhita uvuga utari ko uyu muntu kudashaka ibi bintu bidasanzwe, kuko buri byampanuriye ni umukozi w'Imana wenyine aba ari we biturukaho, ikibazo kimuturukaho tumubona. Natwe byagiye bitubaho, akadusengera ariko akaza kugira ikintu adeviyamo gito ku buryo gituma utekereza cyane, ukahita uvuga uti wa muntu usa umukozi w'Imana cyane rwose, ahubwo hari ikindi kintu ashaka. Mumenye abantu muri kumwe nabo, mumenye abantu babasengera, mumenye umwuka w'Imana namwe abisangire, abahe gutegura ubukwe bwanyu neza. Wowe hari umwe mu bakunzi banjye giyewe washakaga kugira ngo amenye ubuzima bwanjye bwo mu bukwe,
amenye isi uzagura ibiki, uzaba uri kumwe n'abandi iruhande rwawe, ni bande bazagutwikurura, ese abantu gutya na gutya, nyogosenge uramufite ashaka kugira ngo yaje mwinjizemo, narangiza bari umunyora turi kumwe, ntazagire umuntu umenya ko ari we wamponyoye, kuko amagambo yambwiraga yari ayo kunyereka ko ari ku ruhande rwanjye ashyigikiye, kandi nyuma naje kumumenya, mbasha kwirinda. Inshuti zanjye mufite ubukwe, inshuti zanjye mufite abantu m'inshuti zanyu mubuze ko mutegura umushinga w'ubukwe, mube hange mumenye abo bantu, nubishobora ihamagare mukabura guha abantu b'umumaro, mutegurana ubukwe, kuko atari ibyo uzapfa shiri ubusa nibaduhaye amezi byarabananiye ku bwacu, ubu ngo urugo rwacu ruri mu mezi. Ngenda nashima Imana, burya bana tuba ku mbuga nkoranyambaga, urumva tuba ingeri zose ziba zituzi, sibyo, abasenga, abaruzi, abapfumu, abakonikoni, abakimbese impande zombi, intuza zose zituzi. Noneho tekereza uriya mu mama haje ninde wapfuye, Fifi. Tekereza Fifi ntabwo yavuga ku mbuga nkoranyambaga, sibyo, ubone kuntu bise birangira, kandi byanze kunze nkuko bivuze ni nk'inshuti ye magara yabikoze, byanze bikunze. Noneho urebe twebwe tuba kuri social media, tuba tuzwi n'abo bantu batandukanye, urebe ukuntu noneho Imana iturinda ikaturinda. Yego natwe ntacyo twatanze, ntabwo twari kugira, ntabwo kubyira, ariko urebe ukuntu noneho Imana yaturinze, tukaba tugigeze amasaha tugiye mu kuma, noneho tukaba twararangije n'ubukwe nta kibazo, n'ibyo twatekereza byose by'imitego Imana ikabitegura, n'ubu tukaba tukiri guma. Nubwo ko birangije nkuko babivugaga, hari n'abavuga ngo urugo rwacu baruhaye amezi wa mugana. Yes, ngo barubariye amezi. Bya bindi bavuga ngo nubwo tuvuye mu bukwe, urugamba pasiteri wadusezeranyije kinzi binavuze ati nubwo uru rugamba rugize murushoje intwaro bajya kuzishyira hasi, bubura izindi nshyashya, kuko ni nk'izo zose. Natwe ntabwo tugiye kudamarara, ntabwo tugiye ngo tugeze muri paradiso, natwe n'ubundi Imana dukorera twanakoreye kuva na kera iracyaturi hafi, kuba yatugwaniriye hariya abavuga ngo yakoze biriya, isabira gute gukora n'ibindi, nabiri izabikora byose, aho yagira cyahari, sibyo. Ngo rero icyo navuga abantu muri rusange bajya gukora ubukwe, inshuti yanjye, bisaba kwihangana muri wowe, bisaba kugira ubundi bwenge, Imana ikaguha ubundi bwenge, kuko abantu babaye babi, abantu ni babi cyane, ariko ntago bikiri kwa kundi umuntu azakakubwira ngo gutya na gutya, reka uzi ko umuntu ambwira ama invitation ngahita mbona yiboye ku munsi w'ubukwe bwe, njya umuntu mu invitation ngahita ntekereza tugiye ubwo mu kiriyo, kubera ibyo bintu, kuko niba uteguye ubukwe tegura ko bushaka kuba ubukwe wateguye bw'ibirori cyangwa bukaba ubukwe bagushyingura, ibyo bintu bibiri bitegure uvuga uti niba ubukwe bwiza Mana ushimwe, ariko bushaka no kubukwe bwo kugushyingura, kubera aba bantu mubirinde. Nshuti zanjye mbibabwire meze nte kugira ngo mumbabarire, mwirinde abantu mu gihe muri gutegura ubukwe. Mana we ko mbabwira ibintu nabuye nabyo, nuko nge batabishoboye, kubwuko mureke mba sheri mwaga nkubwire mureke ndi kukubwira ukansoma umwana ashaka kwita mucece wakamubwira ntibyibagirwa ahantu wabyo bakambye mvuge rumba bakunze wacu mwumvishe ikintu mukubitishije bizu n'imwe imbaraga, sibyo ihita njya mu bwonko ambaho ikintu nashaka kubabwira Yesu nari kunyibagibaho ikintu nashaka kubabwira ngenda kibutse, ikintu nashaka kubabwira nuko ibi byose kuri twebwe nuko bitakozwe, barabikoze pe, barabikora, nanjye mise nyibuka. Yes, muzi ikintu twakoresheje mwabonye amafoto yacu, mwabonye video yacu, muvugisha ukuri uko mwambonye mu bukwe nuko mwamubonye niko tumeze. Ntago ari stress z'ubukwe twari dufite, ahubwo twafashe amasengesho y'itatu nyuma yuko Imana yatwereka, ntago twazanze ngo tuziceho nimuzabikore, ahubwo ugenda ubima umwanya. Yakubwira ati ndagushaka, na wa wundi utafite ikibazo ukemera akabigenderamo. Hari abantu batubwiye bati mwaje tukabona na mbere y'ubukwe, wenda bari kudukubita n'ikimiliyoni cyane, wenda bari kuduha n'ibikado tutazi,
ariko tubavuga tuzabashakira umwanya kubera ko Imana tubwiye ati mwirinde abantu babahamagara ngo barabashaka. Urumva b'umumaro twabihombeyemo, ariko nta kibazo twabyungukiyemo kuko twari kumenya umwanzi n'umukunzi, kuko abenshi ntitwari tunabazi. Mwabonye mu bukwe twari tumeze gute? Twari twahorose. Baraje muri comment ngo n'umuntu usanzwe uhorose nta kibazo. Ndi munini mu mwuka, ndi mu mubiri ndi muto muto, ariko mu mwuka ndi munini, ntabwo apfa kunshobora. Yego rata we murumva. Noneho twari twakonkobotse kubera ko twari tuyarimo yiyi. Wivuga ngo ndashaka kuzakora ubukwe nsa neza, ngo mbyibushye, ngo bakugabure cyane, ngo urya cyane, ngo utazakora ubukwe unanutse. Shuti yanjye nushaka uzabukore ugwa. Nge nari nzi ko hari andi bwugwe bakavuga bati Jeni yarwaye igicuri, Jeni yasaze, kuko ndabenshi nibyo bashakaga, kuko hari n'abari bari mu bukwe batatwifuza ariko bakabuzamo. Imana irabohereza kugira ngo bagire icyo babona, babone imirimo yayo. Twari nta n'amazi mu minsi 3 twirwa mu masitetse twirukanka, ariko nta urya nta unywa. Kubera iki? Tujya mu gushopinga ibintu, tujya mu gutegura ibintu, ariko turi mu masengesho. Dutegura abantu baduhamagara, ariko turi mu masengesho. Umunsi ubwo turi mu masengesho, ubukwe burinda burangira turi mu masengesho. N'ubu tuzayakomeza kugeza igihe Yesu azagarukira. Twebwe ubuzima bwacu ni ugusenga, ngo tudasenze twasengera. Gusengera ni byiza. Ushobora gusengera n'umuntu akaguhinga, aguhaye nk'uko wamusengereye yishimye, ariko ushobora wazengera ahubwo. Aho gusengera twe tubyite kuzengera. Kuzengera kuri kwinshi, ariko twe ntituzazengera kubera ko dufite Kristo. Kora ubukwe wirinze abantu, gisha Imana inama y'abantu mugomba gukorana mu bukwe, mugomba kuba muri kumwe mu bukwe. Abazakwambarira mukobwa bamenye, nawe muhungu bamenye, kuko ari mu kukwambarira nabo barakurangiza. Urudodo rw'ikanzu bararukurura bakakurangiza. Costume yawe baragira gutya, mama nyabo. Irinde, senga, menya bagusengera baribo, kuko nabo harimo abanyeshyari, cyangwa se harimo abatifuza. Shushu ngo hari abari barimo mu bukwe. Buriya baravuga ku mitima yabo nibyo, ariko Uwiteka azababwira ngo niwe. Buriya ni Jeni niwe siwe, ariko ndabona asa nawe. Uwiteka ababwire ngo niwe. Namwe rero Uwiteka azabibakorera. Mana dukoye ubukwe bwiza, natwe turishimye. Tuzahora tubivuga muri kiganiro. Nanjye kuvuga burya iyo umuntu afite, niba ugiye guhura n'umuntu n'urugero uri umugeni, banza ubaze n'Imana, baze wumve ko nta kibazo, urugendo nta kibazo bifite, hasigaye ugenda unahure nawe. Yego. Ariko iyo udafite imbaraga zo gusenga, wirinda abantu muri rusange, wirindira hamwe. Uririnda ariko ntubange, kuko utabuze umuntu mubi cyane mwiza, gusa ukirinda, ukora ikintu cyo kwirinda. Ko n'umuvandimwe yakwica, yakurangiza nyine. Na murumuna wawe yavuga ati kuki ntanze gukora ubukwe. Urumva, ariko ugatera intambwe ukavuga ati kambanze mbaza Imana. Imana ikati kwishuje ati gukina gucya ahantu ntuwijyayo, uragenda wirukora cyangwa genda nta kibazo kujyago, ariko nta mbaraga ufite ukagira. Uzi ko hari abantu batatashe ubukwe bwacu ngo bari bahishuwe neza ko harimo abarozi, bagatinya abarozi bakanga kuza. Erega sheri, hari niho Satani akorera, naho Imana ikorera, kuko biriya byose bitabayeho amashimwe y'Imana se yavaye n'ubutumwa gushima. Ariko iyo bitazo kubaho bikagenda gucya nta kibazo, ntabwo twatuma gushima akavuga ati byagiye neza gusa. Rero mwirinde, niyo nama zacu, mwirinde, ariko kandi nimubure kwikorera amakwe ngo mwishyingire. Ariko sheri keza nukuri, nawe uri keza ratusuka, nawe uri keza kandi ngaho rato kabona agaki ana agaki agaki kaje nagahera haje nagahera jeri nangikako amaye twese tuze nagahera ahantu hakwe abakundanye baragira do nawe do ngaka urumva sheri ngabo ndumva sisi byahari. Nibwo rero inama twabagiraga nizo ngizo. Muntu wacu, abakunzi bacu bashaka gushaka, dufite impungenge, kandi iyo umuntu yaciye mu bintu burya aba afite ibintu by'icazi. Niyo mpamvu nako turimo kubibabwira gutya, ntabwo twabyihererana kandi twarabiciyemo kugira ngo muhure n'ibibazo. Rero dukomeje kubashimira
ko mukomeza gukora subscribe share comment no kuri by'agaciro na Shere nawe yigeze kugakandaho no kuri by'agaciro sio Shere ninzi ugakandaho kandi ka subscribe kandi buku yande ko handi ufata telefone pyo ko nanjye ndazibaremera sibyo no kuri natwe nako tuba twicaye kandi tuzi ko ari ku mutima turabakunda dukomereza aho ngaho mukomeze mugire rwose abakunzi bacu mukomeze mwishimane natwe abakunzi bacu mukomeze mwishimane abanzi bacu mukomeze nyine mwibabarire nakundi niko Imana yabigenze mukomeze mwibabarire nyine ntako Imana niko yabigenze naze tubigenze gute nta kintu twakora oya bari mu mugambi w'Imana sho bareke batanyamanza na bameisha nyamanza kuna wengine sione siku hizi hawaandiki hawaseme watasema watachoka wamechoka kwanza ndumva ari byishirise byo nibyo nakagaruka turabakunda cyane Imana ibahumugisha Pastor Claude ubukwe bwawe turi tayari bye bye ciao